Ibishishwa by'ibitunguru bikungahaye ku bikatsi, flavonoide, vitamine, imyunyungugu, antioxida n'ibindi byinshi. Byongera igogorwa ryiza, bigabanya uburibwe, bituma umusatsi umera neza kuko bishobora gukoreshwa nka kanta karemano. Niba wataga ibishishwa by'ibitunguru ntukongere gukora iryo kosa, byakuvura indwara nyinshi utatekerezaga mu buzima bwawe. Dusanzwe tumenyereye ko ibitunguru bikoreshwa mu buryo bwinshi bavura indwara zitandukanye. Ibishishwa byabyo nabyo bikungahaye ku ntungamubiri, vitamini nyinshi, bishobora gukoreshwa mu buryo bwinshi twivura indwara zitandukanye. Nshaka kubasangiza imimaro 7 yose wakoreshamo ibishishwa by'ibitunguru wivura indwara zitandukanye. Bana nanjye kugeza ku musozo w'iyi video maze nkumenera amabanga utarabwirwa n'undi muntu wese. Aho wageze ni kuri Muganga Desire TV, umuyoboro bagezaho ibiganiro byibanda ku buzima gusa. Nitwe ba mbere mu kubategurira ibiganiro bibarangira ibyatuma musubizwa ubuzima bwiza gusa. Mwihutire gukanda subscribe n'inzogera mutazongera gucikwa n'ibi biganiro, mutapfa gusanga ahandi atari kuri Muganga Desire TV. Relax Life Center, inzahura buzima. Ubuzima bwiza nibwo butunzi bukomeye umuntu yatunga, akaba yizeye ko azagubwa neza muri byose. Ibyo wageraho byose nta buzima ufite, wabura umukene uteye agahinda. Iriya mayibobo iryama mu iteme igasinzira neza, igwije amahoro kuruta abakire baryama mu miturirwa ariko bakarara rwa ntambi babuze ibitotsi. Umukene uryama ku gasamba agasinzira neza aruta umuherwe uryama ku mufariso uhenze indwara zimuguguna. Gushaka neza ugakora ubukwe bw'igitangaza ntacyo bimaze niba utizeye ko ufite ubuzima bwiza bwazagufasha kwishimana n'umufasha wawe. Dushaka ubuzima nk'abashaka ifeza z'agaciro kenshi, kandi nta handi twabushakira atari mu bimera duturanye nabyo. Bisabyemo imiti myinshi ihangamura indwara zananiye abaganga baminuje amashuri yo mu isi yose. Uyu munsi twerekeje urushinge rwacu ku bishishwa by'ibitunguru. Ni kenshi ubijugunya mu ngarani nk'ibidafite agaciro, ariko ndagira ngo nkumenyeshe ko bikungahaye ku bikatsi, byunganira igogorwa ry'ibiryo iyo ubitetse mu mazi ukayanywa, kandi byongera ubuzima bwiza bw'amara. Ibishishwa by'ibitunguru bikungahaye kandi kuri flavonoide, cyane cyane quercétine ishinzwe kurwanya kanseri, bikize kuri antioxida zishinzwe kurinda ingingo kumungwa, bigabanya uburibwe bw'ibice bitandukanye by'umubiri, kandi bituma n'umutima ugubwa neza. Byongeye kandi ibishishwa by'ibitunguru bikungahaye kuri vitamini n'imyunyungugu, cyane cyane vitamini C, A, calcium na potassium. Byongera ubudahangarwa bw'umubiri, ubuzima bwiza bw'amaso, gukomera kw'amagufwa, kuringaniza amazi mu mubiri no kongera imbaraga zo kureba neza. Imimaro ikurikira iragutera kwerekeza amaso ku bishishwa by'ibitunguru. Umumaro wa mbere ni uko bikize kuri antioxida, flavonoide na quercétine. Bikubura ibyonnyi by'umubiri bita free radicals, bigabanya ingaruka za stress, byoroshya indwara karande, kandi bikumira na kanseri zitandukanye. Umumaro wa kabiri ni ukurwanya uburibwe butandukanye. Imbaraga zirwanya uburibwe ziganje muri ibi bishishwa ziterwa na quercétine, ikinyabutabire gishinzwe kurwanya uburibwe. Kurya ibikomoka kuri ibi bishishwa cyangwa ukanywa amazi abitetswemo bigabanya uburibwe bwo mu mavi, mu ngingo n'ubwo mu mara. Umumaro wa gatatu ni uruhu rusa neza. Nkunze kubabwira ko indwara z'uruhu ziterwa n'imyanda yaheze mu mara, nta kindi. Kwirirwa wisiga amavuta atandukanye ngo ukunde ugwize isura nziza no kurushywa n'ubusa. Igihe kirageze ngo uyoboke ibitaro bya nyogokuru na sogokuru, kuko ari byo bisabyemo ibyakongerera uburanga bwinshi. Harimo n'ibishishwa by'ibitunguru turi kuganiraho. Kuko nabivuze bikize ku ntungamubiri, imyunyungugu na flavonoide. Kwisiga amazi wakamuye muri ibi bishishwa byoroshya uburyaryate bw'uruhu, bigabanya kokerwa, kandi bikiza ibisebe vuba cyane. Ni umuti mwiza w'ibishishi byo mu maso, imvuvu, umwera n'uruhu rutanoze. Umumaro wa kane ni ubuzima bwiza bw'umusatsi. Produit nyinshi basiga mu musatsi ziba zikozwe mu bishishwa by'ibitunguru. Ubikoresheje ari umwimerere nibwo byakugeza ku bisubizo byihuse.
bigabanya imvuvu, gucurama k'umusatsi no gutukura kwawo. Togosa ibishishwa by'ibitunguru mu mazi make maze uyafate uyasige mu musatsi birara nijoro ryose, uzagera ku bisubizo byiza cyane. Umumaro wa gatanu ni igogorwa ryiza ry'ibiryo. Nababwiye ko ibishishwa by'ibitunguru bikize ku bikatsi byongerera imbaraga urwungano ngogozi, gukora neza kw'amara no kuburizamo constipation. Flavonoide ziganje muri ibi bishishwa zongera bagiteri nziza zo mu mara. Kora icyayi mu bishishwa by'ibitunguru ukinwa ugiye kurya, uzambwira inyungu wagezeho. Nizeye ko uzampa ubuhamya bwiza cyane. Umumaro wa gatandatu ni kanta karemano. Ntabwo ubwiza dukeneye kugeraho dukwiriye kubushakira mu binyabutabire byo mu nganda. Ashwida bushakirwa mu byaremwe bidukikije gusa. Ukoze igipondo cyabyo ukakivanga n'umweru w'igi n'amavuta ya voka, ukabyisiga nimugoroba, ugapfukiramo igitambaro bikarara nijoro ryose, wagera mu gitondo umusatsi umeze neza. Jya ubikora 3 mu cyumweru. Tega amatwi nkumenera amabanga asasiye ubuzima bwiza. These seeds are fantastic blood cleansers. Ibinyampeke biratangaje mu gusukura amaraso. Chronic ailments like diabetes, hypertension, cardiac ailments, these things can be altered just by bringing about a certain balance in the system. Indwara karande nka diabete, umuvuduko ukabije n'indwara z'umutima, izi ndwara zose zishobora gukizwa no kwita ku mubiri gusa. Indwara zikomeje kubica bigacika kuri uyu mubumbe. Mu miryango myinshi amafaranga yo kwivuza aruta yo bahahisha ibyo kurya. Indwara imwe isimburwa n'indi cyangwa zose zikarema ishyirahamwe ryo gutitiza abagize umuryango. Ibyiringiro bya benshi byamaze kuyoyoka kuko basiragiye ku baganga benshi, ariko bikarangira bahebeye urwaje. Ibi byose byahuhuwe n'abaganga bamwe na bamwe kuko bahahamuye abarwayi ko indwara barwaye batazazikira bagira bati muzanywa ibinini iteka ryose naho ibyo gukira indwara murwaye mubyibagirwe. Uyu munsi byaremwe biteze ibiganza birarikira abarwayi bamaze kwiheba biti mwese abarushye n'abaremerewe n'indwara muze mbaruhure imitwaro mumaranye iminsi, mwemere gukurikiza amabwiriza yanjye kuko yoroshye kandi niyo abakiza indwara neza mu buryo bwihuse. Bashimiye kuba mubana natwe buri munsi. Mwahisemo neza kuko mwabonye umuyoboro mwiza udahwema kubagezaho ibiganiro birebana n'ubuzima bwanyu. Hahirwa bibanira natwe buri munsi kuko bamaze guca ukubiri na za ndwara bari baraburiye igisubizo. Niba ari bwo bwa mbere ubanye natwe, ikandire subscribe n'inzogera, nawe uzarushaho kunguka byinshi. Baye mbasezeyeho, tuzongera kubonana muri video y'ubutaha.